Yes, bakunzi bacu rero hari amakuru twakiriye ko umuhanzi Fulgence yaba ari muri studio yitwa Carol Record. Ni studio iherereye hano kuri Nyirangarama. Turashaka kugira ngo tumugereho turebe ese uyu muhanzi umaze iminsi atagaragara mu ruhando rwa muzika yaba ahugiye mu biki. Ese iyi ndirimbo yaba agiye gukora n'ishyashya nyuma yaho agarutse mu muziki imizite yaba yitwara tese ari muri studio. Niki kimuhereza ingufu? Reka tugende tumutungure turebe uko yaba yitwara muri studio. Yamani Fulgence. Salam man. Salam. Imeze bite? Yo pro. Salam. Salam. Fulgence imeze bite? Imeze neza. Uri gukora umuzigo se? Ndimo ndakora umuzigo mushyashya sinababwiye ko ngiye kuza nje. Ese uri mbere kutubwira kugiye kuza mushe umazeho iminsi? Nari maze iminsi nko mu mahugurwa. Ngo ngewe mvuye kwiga muri state umuziki yanje kugira ngo ebe ukuntu nahangana n'abana babirwa batoha hiti ngo bari kuri hiti ariko reba nanjye ningera kuri hiti urumva ntazakora akantu cyangwa ufite amatsiko yo kumva ikintu ufite hano. Ngira ngo mbere kugira ngo tuganire birambuye mfite amatsiko yo kumva uyu muzigo noneho Fulgence yatuzaniye. Oya cyane reka niyibutsa abakunzi banjye bamenye uwo muri kuvuga. Yes. Unyegere umare ibicuro wino wikeza nyeshi ikizima umutima wanjye wakumburaga nkamutegereza ariko simubone. Mvuza ko ngabo abanyarwanda bose bahita bavuga ngo niyimire imito ibyo zinasobanura bahita bavuga ati niyire imito uretse mu kanyuro. Fulgence ariko hari abantu bavuze ngo waragiye urazima turi kuzi kubigarukaho. Hari n'ubigeze kutwandikira avuga ngo yakubonye ahantu mu rwagwa n'iki. Ibyo nanjye barabivugaga muri tagisi ndimo bavuga ngo hari n'umutipe wavuze ko ari inshuti yanjye kandi twicaranye mu noza muri Pasiteri aravuga ati umutipe indirimbo yari guca kuri radio kwa kundi Pasiteri ziba zirimo imiziki nyine. Ubundi umutipe aravuga ati umujyama yarazimye kandi ni inshuti yanjye. Ubu ahantu abari mu nzagwa mu tubari yikopesha ebana tipe ndaseka nubika umutwe mu maguru ariko nyine kwa kundi kwa gihanze nyine abahanzi urabizi tuba dufise ukwe n'abantu bose kandi twabaye public tuba turiho kugira ngo batuvuge nyine kuvuga ngo icyo gihe uza hano nari mvuye baho ngewe nari ndimo ndagenda ndi gutegura clip y'ikigusha nyine gushaka location yo kwikora mu muti baravuze ati Fulgence ni inshuti yanjye bari gusaba urwanda mu kabari abatipe twari kumwe barandasha nanjye nikaruma nyine nk'umuhanzi. Ntabwo nabaye icyo bita hajya babita bantu bahita barakara bavuga ntabwo nabaye igifura nyine nahise mvoma kure. Ni wowe ujya unkora mu biganza ukangeza mu bworo bw'ibirenge unanyicungeze mu gituza kuko nibagirwa izina ryanjye. Reka nkutake mukunzi urabikwiye mucurangire tubyinana akadiho. Ni wowe kera twateranye ububyara none amaherezo tuzabyara n'abana. Bwira ababyeyi ko nzaza kubabwira ijambo ry'abakuru tukava mu rubyiruko kandi ubabwire ko ntazaza imbokoboko nzazanishimwe merekejwe na data. Ni wowe ujya unkora mu biganza ukangeza mu bworo bw'ibirenge. Bashimira abakunzi bacu mugenda mudukurikira ahantu hatandukanye kuri YouTube channel zacu ndetse n'izindi platforms za online aho natwe tudasiba kubagezaho ibyamamare haba mu muziki muri sinema muri siporo ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Uyu munsi rero nk'uko mubibonye twahuye n'icyamamare cyari cyarabuze. Fulgence rero tuguhaye karibu
mu kiganiro cyacu wumve wisanga, ubundi tugende dusubiza n'ibibazo abakunzi bawe bakomeje kutubaza. Fulgence, tangira rero ubibwira neza nta gihunga nk'umuntu wasomye kuri ji y'agashya Sugar Cane Juice. Ndumva atari ngombwa kongera kuririmba kuko bambonye ko ndi wenyine, nabibukije ya ndirimbo bakunze. Ubundi nitwa Bigirimana Fulgence niyo mazina yanjye, nkaba ndi umuhanzi nyarwanda, umuhanzi umusizi w'ubuvanganzo nyarwanda, mbega winjira ikinyarwanda b'abanyarwanda baba badasobanukiwe nkabaha amagambo asobanutse cyangwa se bashaka kumva n'amateka. Umva njye ndi umunyamateka urebye, kandi nta munyamateka ujya usobwa. Uvuga ngo rero muri rusange nka hano mu Nsanze ni muri studio nshyashya muri iki gihugu itari isanzwe imenyerewe, akaba ari studio yitwa Carol Record. Hanyuma tubwire ni ryari, niye tariki cyangwa se nuwuhe mwaka winjiye muri studio bwa mbere ugakora indirimbo yawe bikava mu ntekerezo byibuze bikajya muri practices? Ni ukuvuga ngo bwa mbere na mbere nagize igitekerezo cyo kuba najya muri studio muri 2005, ariko nagiye muri studio noneho ko byagiye muri ntekerezo, ndavuga ngo ndabipuraninga, ndavuga ngo ngiye kubishakira budget, nzajye muri studio nanjye nzajye ntwika. Icyo gihe ariko ntabwo iyo terime yari iriho, iyo terime ni yo gutwika. Wagiye muri studio bwa mbere mu mwaka wa 2007. Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? Ntabwo mbyibuka, nawe bara neza. Ariko uvuga ngo rega tuve hariya mu mirongo imibare turayibagirwa kenshi. Ni ukuvuga ngo rero muri 2007 nagiye muri studio, usanga mu producer bita Jack, iyo bitaga Dr. Jack, turakora indirimbo ayumvisha imirongo ndayitera neza. Hanyuma maze kwisohora rero igeze ku maradiyo irakundwa, irya hiti, kandi ngira ngo n'uyu munsi ubibonye. Yes, wenda Fulgence, impamvu nari nkubajije imyaka wari ufite, ndashaka kugira ngo ubwire abakunzi bawe icyo gihe muri 2005 ifaranga ryari gihagazeho mu Rwanda. Ese amafaranga yo kujyana muri studio wayakuye hehe? Njyewe no kuvuga ngo icyo gihe nubwo nari nyifite imyaka mikeya, nageragezaga kuba nka rwiyemezamirimo nkashaka amafaranga. Numva nari nararangije amashuri, kandi iyo umuntu agiye mu ishuri aba yiga kuzibeshaho. Nize kwibeshaho ariko bidashingiye ko najya kwaka akazi leta. Ni ukuvuga ngo nashakishije ubuzima, mba rwiyemezamirimo, njya mu bintu by'ubucuruzi nyine, nkora uduconkori, ariko intego yari iyihe? Yari iyo kuvuga ngo nzajye muri studio. 2007 rero mbona nabonye amafaranga nkajya muri studio, ubwo nagiye ndakora, mbona birakunze. Yes, birumvikana. Urahize mu mvugo y'abubu ni uguhiga. Uhiza amafaranga urayabonye, birashoboka ko yari amafaranga ari hejuru y'30,000. hanyuma ndagenekereza n'uyu munsi cyangwa se 50 hejuru aho, wakaguza inka, wakaguza amatungo, ariko uhisemo kujya muri studio. Byanze bikunze hari icyerekezo wari ufite, hari n'umushinga wari ufite. Ese ugikandagira muri studio bwa mbere, inzozi zawe zabaye impamo? Tubwire byagenze bite. Ni ukuvuga ngo icyo gihe gukora umuziki ahubwo byari binagoye, binahenze, keretse sinzi nimba hari na studio nkeya za makeya, ariko njye nagiye muri studio bwa mbere n'ishuri 50,000 cash, kandi urumva 2007 50 uyashize muri iki gihe urumva yari kuvuga ngo muri make kumva nari narabiplaninze. Nagiye muri studio ntari kuvuga ngo ngiye kuba ndi umwandaground, ndagiye njya muri studio ndishura, barishuraga ukajya muri studio bagwaye facture, ariko urabizi iyo uri gukora indirimbo biravuna, hagenderaho n'andi mafaranga, kuko indirimbo ngewe icyo gihe audio yantwaye nk'ibihumbi 100, kandi urumva yari menshi. Hari umuntu waga ifite boutique yari 100,000, kandi ukaba nirapanze mu rwego rw'abahanzi. Abahanzi buriya dukora ibintu by'agaciro, ariko abantu ntabwo bajya bamenya ko ibintu byacu bifite agaciro cyane. Buriya abahanzi turavunika. Kuvuga ngo rero muri ibyo bihe nasohoraga amafaranga menshi, ni nabwo navuze ngo ariko ko umuziki wo mu Rwanda ahari sinzi, birashoboka ko byaba ari imikorere cyangwa se turi gukora nabi. Ngo nandi kwiga imikorere y'uburyo nakora rero umuziki ukazambyara umusaruro. N'ubu ngubu rero mu Nsanze muri studio nagarutse.
Yes, hanyuma rero turashaka kugereranya ibihe bya Fulgence wa kera ndetse na Fulgence w'ubu. Ese hari abantu benshi bategerezanyije amatsiko ibihangano bya Fulgence bishyashya, ariko nanone barimo kwibaza ese ni uwuhe musemburo noneho uzanye. Ni byiza, navuga ko ari n'amahirwe ko waragiye kubyihugura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukaba uje uzi noneho ibyo urimo. Twavuga ko kiragiye muri 2007 watangiye umuziki uri umwana, umaze kuba umuntu mukuru, ikindi na skills, ubumenyi bwarazamutse. Ese abakunzi bawe noneho bitega iki? ni ukuvuga ngo mu bintu byose urabona ko muri kiragiye nakoraga nirindaga itangazamakuru cyane, ni nayo mpamvu abantu batigeze bamenya amateka yanjye. Wajya ubona ko nta n'ahantu wayabariza, kumva abantu bakavuga ati Fulgence abahe bimeze bite. Ariko ubu ngubu Fulgence w'ubu ni Fulgence ushaka kwiyereka abantu, yaba itangazamakuru, yaba abakunzi banjye, abanyarwanda muri rusange, buri muntu wese akamenya. Vuga ngo rero nzanye imizi n'imiganda kugira ngo noneho abanyarwanda cyangwa abakunzi b'umuziki nyarwanda bamenye ngo Fulgence mbese yarapfubye cyangwa ntiyapfubye. Bya bindi bavuga ngo ni ukuzima. Ntabwo nazimye, ahubwo njye nari maze iminsi nk'umuntu uri mu ishuri, ariko iryo shuri ndije ndivuyemo. Ndashaka kubereka ko nazanye impamyabumenyi rero yabyo. Impamyabumenyi rero ni ukubazanira ibintu bakunda, kandi ndanatekereza ko bazabikunda. Nkaba mbashishikariza rero gushakisha kujya muri YouTube bagakora subscribe kuri channel yanjye yitwa Fulgence, ugashiramo akanya ukandika unsange, ugasacinga, uzahita ubonamo ifoto yanjye, ukahita ubonamo Fulgence unsange. Ahantu bazasanga izindi ndirimbo ziri apana atari kuri iyo channel ntibazajye bakora subscribe, bajye bakora kuri subscribe ya Fulgence unsange. Ubundi mu minsi mike guhera mu kwa 7 ndatangira kubatwikira. Aya mani Fulgence Dr. Jean